Eva reka tuguhe ikaze kandi urakoze kuduha umwanya. Urakoze cyane. Turi hano kuri Kigali The Light Hotel haje kumurikwa filime nshya ya Clapton Kibonke, nawe uri umwe mu bakinnyi ba sinema hano mu Rwanda. Ni igikorwa wakiriye gute kuba umwe mu bakinnyi ba filime usanzwe unanabitunganya noneho ari gukora filime irangira uyu munsi? Uruganda rwa sinema ruri kuva he, ruri kwerekera he? Ikibazo ubajije ni cyiza cyane kuba wabaza ngo numwe mu bakinnyi kandi utangiye ntabwo azamutse uyu munsi. Arabisanganywe bwanjye rero cyangwa no kubibona wese ni byiza cyane kubera ko uruganda rwa sinema hari aho rurimo kuva, hari n'aho rurimo kwerekera. Ukurikije uko mwatangiye kugira ngo hari imvune nyinshi mwagiye munyuramo, iyi ntambwe ubona yerekera hehe aka kanya? Irerekera ahantu heza nk'uko ubivuze, uravuze uti hari aho twatangiriye. Mu by'ukuri dukwiriye kwishima cyane bitewe n'aho sinema nyarwanda igeze. Aho yatangiriye nta muntu wakekaga ko byagera aha ngaha. Ngira ngo tumaze imyaka itagera muri 25 sinema nyarwanda tuzitangiye, ariko urabona ko igeze ahantu heza. Ni ukuvuga ngo fondasiyo irimo kubakwa, ifite aho izagera, ahubwo abantu bitege sinema nyarwanda imbere aha ngaha. Twebwe turimo turatangira, twatangiye bitugora, ariko ndahamya ntashidikanya ko abato kuri twe bari inyuma yacu bazasanga sinema igeze ahantu heza. Ndimba ni igikorwa ubona ko Clapton yateguye, nawe wayibonye iyi filime, wayibonye ku bwawe, wayibonye ute? Ugiye kwiha amanota nk'umukinnyi wa filime, wayiha amanota ngahe? Ese hari ibyo ugiye kongeramo kuri we, wakongeramo iki? Cyangwa se hari ibyo ugiye kugabanyamo, wagabanyamo iki nka challenge? Buriya sinema iri mu bintu bigoye cyane, ni ikintu kitoroshye. Nanashimira cyane Clapton wabashije kugira imbaraga zingana n'izo yerekanye uyu munsi. Ibyo gukosorwa rero buriya iyo umuntu ari mu rugendo, ni nk'uko nabibabwiye, gutangira kwacu twatangiye bitugoye. Ni filime ya mbere ashyize hanze, rero ntabwo navuga ko byose birimo 100%, ntabwo birimo, kuko urugendo ni ugukomeza. Ntabwo nanone rero ari umuntu wo gucibwa intege, ni umuntu ahubwo wo kumubwira ngo felicitation, ni umuntu wo kumubwira ngo courage, kuko ibyo gukosora byo dufatanyije nk'abafilmeka nicyo tubereyeho. Tuzakomeza tuganire, tugende tuganira kugira ngo tubashe gukomeza gutera imbere, kuko ntabwo ari ibintu bye wenyine, ni ibintu byacu twese. Ni ibintu byanyu mwese. Uyu munsi rero uruganda rwa sinema urebye kuri wowe nk'umuntu rumazemo igihe kinini cyane, ese hari aho ruva mu buryo bw'imifatire by'amafaranga? Hari aho rwerekera? Kuri wowe ubona ari iki kibura kugira ngo uruganda rwacu none rube uruganda rwa sinema rwuzuye, ruhereza umukinnyi uwo ari we wese ibisabwa kugira ngo abashe kubaho neza? Birimo biraza tutigijije nkana. Kera hari igihe bajyaga bavuga ngo biriya bintu byanyu, abantu bakavuga bati biriya bintu byanyu se birabatunze, se buriya bibamo amafaranga. Ariko urebye abakinnyi ba filime, ndakeka natwe turi mu bantu bashobora kuba bakivana ku mupaka bakagera ku wundi nta tike basabye. Birimo rero biragenda, kandi ndahamya ntashidikanya ko nkuko nabibabwiye, imbere ni heza. Sinema yagutunga kuko n'ubu harabitunze. Ni nayo mpamvu tuba tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo bizabe n'umurage kuba zadukomokaho cyangwa ku bato bari inyuma yacu. Kuri wowe ku giti cyawe, ngarutse kuri wowe ku giti cyawe,
ujya uteganya nawe ubwawe kuba wakora ibikorwa byawe bwite utari muri sinema z'abandi, tukabona yuko umuntu witwa Ndimbati nawe ageze igihe noneho cyo kuba yakora ibintu bye atari muri filime z'abandi, yitiriwe Ndimbati, ari we wayiyoboye, ari we wakastinze, ari nawe uhemba abakozi, tumukurikirana ku aho yateganyije kuyishyira rero hose? ngira ngo hari aho natangiye kubivuga, nanjye mbirimo ntago filime ari ikintu ukora uyu munsi cyangwa ikintu uvuga uyu munsi ngo uhite ugikora, nk'uko nabibabwiye ni urugendo. Nanjye rero mu gihe kitarambiranye filime nanjye yitiriwe njyewe, iturutse kuri njyewe, muzayibona. Ugeze kuri kangahe ngo shyigikira abatoya, muvuga ko ari n'umurage waba mwiza cyane biramutse bikomeje gutya. Reka turebe gato ku rugero rwanyu cyangwa se ku karorero mubaha cyangwa mwabahaye. Iyo mwitegereje uko ibihe biza ni nako abantu bagomba guhindura imikorere, kubera ko uko mwatangiye ntabwo ari ko sinema ubu ngubu muri kuyikora, hari ibindi byiyongereye kandi binasaba kubishyiramo imbaraga kugira ngo mujyane n'igihe. Abato bari kubaha imbaraga zo kurushaho gukora ni abahe? Abato bari kuduha imbaraga, usoreje ku kibazo cyiza cyane, ni uko tubitangira abenshi twarabikundaga tukanabikora, ariko hatarimo n'ubumenyi. Abato rero ubu ngubu nkeka ko birimo kuzamo n'ubumenyi, barimo barabyiga. Twebwe twabitangiye imvuga ko ari uburyo bwo kwiyeranja, n'abandi bantu badufashaga bakeya babifitemo wenda ubumenyi nabo butari bwinshi, ariko kubera ko cyari ikintu tugomba gushyigikira kandi natwe mu gihugu cyacu kikagera, twarahatanye kugeza ubu. Ubu ngubu rero biragenda byoroha, ibikoresho birahari, amakamera meza arahari, abamaze kugira ubumenyi babyize barahari. Ndahamya ntashidikanya rero ko sinema ubu ngubu nicyo gihe cyo kugira ngo isobanuke, nicyo gihe cyo kugira ngo natwe tube twatera imbere. Kandi noneho abanyamakuru cyane abanyamakuru kera ntabwo izi kamera, ntabwo mwabonaga umwanya wo kuza ngo mwe mwazitunga umufilmeka mumubaze kuri filime, ariko imbere yanjye hari kamera zirenga 30. Izi rero nazo ni imbaraga muri sinema. Kuba mwebwe namwe noneho muri mwe mwaragize gutya, ubu mukaba musigaye muha agaciro sinema. Hari ibyo mwabagamo, ariko ubu ngubu nibura musigaye muvuga ngo hariya hari abafilmeka bagiye kuronshinga filime, hari ibyo twababaza. Mugafata kamera zingana gutya 30, 40 mukazishyira imbere y'umuntu kugira ngo musobanuze. Izi rero ni za mbaraga, kandi ni na ya nzira yo gukomeza. Ndahamya ntashidikanya ko ubutaha hazaba hari nka kamera zigera mu 100. Iyo filimi waruvuze igeze ku janisha bingana iki uyikoraho, ko hari abavuga ko ari umwe mu stars bashobora kuzagaragara muri filime yawe nyine murakoraho bitego? Ibyo ngibyo nawambaye nk'ugiye kubyina mbere y'umuziki, ni nayo mpamvu mvuze ngo ubutaha kamera 100 zishobora kuza ku bwanjye. Filime rero ntabwo ari ikintu umuntu asobanura mu nzira, ni nayo mpamvu habaho amatsiko. Filime utangiye kuyisobanura ukitangira, yazajya kurangira abantu barayihaze. Ni amatsiko rero. Ikiri ngombwa kandi cyakagombye kuba ingenzi ni ukuba umuntu yavana abantu mu rujijo, nk'uko mwari mumbajije ngo wowe uratekereza iki. Uko mbitekereza ni uko filime ndimo ndayikora, kandi ndahamya ntashidikanya ko izaba nziza. Tukiri kuri ka gaciro ka sinema, wigeze usuzugurwa wamburwa agaciro kubera sinema muri cya gihe mwari mukiri gushaka uko abantu bagomba kwiha agaciro? Sinasuzuguwe gusa ahubwo narasuzuguwe. Gute? Kandi na n'ubu
na n'ubu hari abantu batarabyumva, na n'ubu hari abantu bakibona nyine bakubona bakakubona nk'umuntu nyine udafite agaciro, cyangwa se tekereza kuba nk'ubu ushobora kumbwira uti shaho tuzaze unsekereza abana kubera ko umbonye gusa ukavuga uti shaho kugira ngo uze kunsekereza abana byagusaba iki, byansaba iki? Urumva ku ruhande rumwe si agasuzuguro, ariko harimo n'agasuzuguro. Ntabwo wari wakamenya agaciro k'umuntu. Byose rero ariko ni na byiza kuba wowe ushobora kumbwira utuzaza unsekereza abana, nuko buryo umpaye karibu mu rugo iwawe, uba waranampaye karibu nge ntabizi. Icyo gihe rero nge ndavuga nti nta nubwo ari agasuzuguro, ahubwo hari indi ntambwe nteye. Murakoze cyane. Namwe murakoze cyane.